Mwiriwe murakaza neza kuri channel yanjye. Amazina yanjye ni Mwiza, dufite Albright. Okay. Icyo nakundiraga intuza maze kumenya gusoma, icyo nakundiraga amashuri ni kubera ntuza hajyaga habaho igihe cyo umwana atari mu ishuri naho ugasanga uri gusoma utuntu udustori two ku ntuza, udustori two mu bitabo by'ikinyarwanda. So ese nibuka mbikora habe mu mwaka wa kane. Icyo gihe gituma mbikora ni kubera abakuru banjye bajyaga barize mu kane barageze mu gatanu mu gatandatu, bajyaga barivuga ibijyanye n'intuza na bya baneti George Baneti, bakavugana ntuza na Bakame n'udukuru twa Bakame, and then bikantera intuza n'inkuru ya ngunda bikantera agashaka. Rero nagera ntuza nabona igitabo cy'ikinyarwanda nkirukira hahandi inyuma kubera ariho hajyaga bariho short stories, nkirukira hahandi inyuma kugira ngo ndebe ntuza amastori ahari. Story yo nibuka nkunda cyane kurusha izindi ni intuza ni iy'umukobwa wo mu Gisafu. Urayizi? Okay, so muri make kera habayeho umugore n'umugabo. Umugore n'umugabo of course. bajya gutwita noneho bagatwita indi kavamo, bagatwita indi kavamo. Nabigira inama yo kujya gushaka umuntu umupfumu ngababwira icyo bakora. Bari kujya kumubaza mbese twabigenza gute. Noneho umupfumu arababwira ngo umva we nta kibazo, guhera ubu ngubu nimwongera gutwita, nimwongera kugira inda yo muzajya muyoza amata mwisiga amavuta y'inka, noneho ntanagere hanze. So muri make homeless the whole time, and then nanabyara muzajya mugira nanabyara umwana wazabyara muzajya mumusiga amazi y'inka, amavuta y'inka, mwogesha amata y'inka. Mwogesha amata kamuzamukozeho amazi. Maze rero umukobwa baramubyara bigenza utyo, rero nyiragera harapfa. Nyina wo mukobwa arahara. Rero umunsi umwe ese ntabwo yari mu rugo, yari yagiye guhiga. Abantu ba kera of course, yari yagiye guhiga. Umukobwa yicaye mu gikari ari kuboha. Abahungu babiri bavuye kugira kuragira baraza bamubonye ati ayangura umukobwa ariko nyine abantu bose bari barabyumvishije ngo umukobwa ntabwo ajya kurwaho amazi. N'abahungu b'inkubaganyi baravuga ati umva ubwo batajya bamukozaho amazi reka tuyamuteretere ko bigenda. I imagine a teenager bazi ko na and then baramutera. Umukobwa ati byari afite hasi yirukanka ajya yirukankira ku gasozi, ari kuvanga banteye amazi. Ariko hari akaririmbo kandi bajya baririmba ntabwo nkazi. No, icyo nzi ni uko mama aramubwira ngo hari akaririmbo kajya aririmba. Ndi kubabwira ibyo nasomye mu gitabo cy'umwaka atindi umwaka wa gatandatu nimwe kari. Maze yarangije irikanya kwa sasa ariko taza nk'umukobwa atagiye ashikaza amazi banteye amazi. Ngari baze nawe wibere mu rugo rwagiye kuva mubona ko nawe banteye amazi. Waje kubudaha umuntu ashaka guteraho amazi ukirukanka ari kuvuga ngo bantereho amazi, bagira ngo uri kure, bagira ngo warasaze, ko abantu bose ni amazi. Sagera ku gasozi, noneho atangira gutebera mu butaka. Noneho uwoze ise yari kumva yumva umukobwa ari gutabaza, aravuga ati umva umukobwa wanjye nzi impamvu, sibyo
yirukanka agiye gutabara, ahageze asanga umukobwa yarigize asigaye amasonza. Nta kundi yabigenza, nyine ni ugutaha yubitse umutwe, nta kundi yabigenza. Noneho happy ending has to be in this story. Noneho ahandi ho yarigize haza kumera ikintuzi, igisabo. Bari igisabo kinini. And then abantu batambutse bakibonye baragenda ubwami, kubwira umwami, umva harahaye igisabo, rero twakibonye turavuga ati umva nta kundi ni ukuza kubwira umwami ajye kukigira. It's not being nosy, it's being nosy. Like if igisabo kuba cyaragize ahantu kitari cyiza. What does that have to do with the umwami? Kubera listen, iyo bije ku bami they want everything beautiful, yeah. And then the reward for giving umwami ikintu cyiza kidasanzwe, it's a lot. Kubera baba bayafite baragira ngo ngo harana habonye igisabo kinzanira, okay inda y'inzu n'intuza n'isambu yo guhinga cyangwa kugabira inka, akakugabira inka umwami, yeah. Kubera baba bazifite nyine, ashaka yanabwira umwe mu bari aho ngaho, umva none yagizereye neza kubera unkunda nk'umwami wawe, muhereza inka zuzike. Kandi intuza ijambo ry'umwami baritegeka, so baragenda baravuga ati umva uko byagenze twakibonye binure, baravuga ati umva mwaziye ubusa kantume aba advisors banjye, reka ntume bamwe mu bagaragu banjye bajye kukireba. Baragenda baragaruka, umva ngo ni cyiza byahatanyore, avuga ati ubwo mutakizanye reka nshaka aba kujya kukizana. Ahitamo abasore banini bari wamu ngo bajye kukizana, baragera baraterura biranga. cyari kiremereye, yeah. Ndi nk'umuturanyi, ndi nk'undi mwami w'umuturanyi, nkumva ngo wohereje abantu kujya kuzana igisabo bakaba bakinanira naza kugutera. No, honestly, igisabo ntikimeneka. It's pumpkin. Yeah, so kirameneka ba ku buryo you don't want to, because nukimena ntavari ikiribe kigifi. Kandi reka ndakubwira njye impamvu ndi kuba naza nkagutera, ni gutera abantu b'abagabo igisabo kibananira. You never know, kubera ko cyari cyiza cyane, maybe wenda cyari gifite n'amavuru. Yeah, okay. Anyways, abantu barakinanirwa, baragaruka bavuga ati twakinaniwe. Of course yagenda gisa nkaho kibagiranye. Noneho umunsi umwe umusore araza wegeje hejuru avuga umva uzi cya gisabo cyakunaniye kukizana ngo nikuzaniye wampiki. Ariko wazi umwami nikuzaniye wampiki, umwami avuga naguhereza icyo ushaka cyose. Aravuga okay, aragenda arakizana aza giteruye, ariko numwe mu bahungu bagiye kukizana bagakinanirwa. But you have to understand, kera habaga abantu bari more special ku bintu by'imbaraga kurusha abandi hasi. Yagiye gushaka abo ngabo maze si birabananira, uwo muhungu araza bumva najya kukizana nguhereza iki ushaka cyose, okay. Aragenda arakizana bagishyira mu gikari, noneho umwami yari umwami ukiri umusore, ntabwo yabaga yari yashaka, yabanaga na mushiki we. Nta mugore yari afite. Nta mugore yari afite, kuko se wa mukobwa yabigenjeje umwami ajya guhiga, ntuza mushiki we asigara mu rugo. Umwami igisabo cyamaze iminsi ashaka yifuza, bose babivuga, umukobwa arakireba, ya kinyaga cyo kameneka sibwo kimaze iki, ayere kugituka kubera nyine yabonye nta muntu uhari, ngo cyo kameneka kimaze iki. And then avuga ngo igisabo kitazi gukura ntacyo kimaze. Wowe yarashaka ko igisabo kimenya gukura cyangwa nyine umwami yagikundaga nta kindi kimaze. Cya gisabo kiramusubiza ngo kino gisabo gisohotse, umuntu kirimo asohotse akaza yakurusha.
yakurusha koza no kuboha no gukubura n'ibiki byose. umwami niyo ari kubwira sister No, umukobwa cya gisabo nicyo cyasubije wa mukobwa kariya ariko ukibwira ngo wowe wakameneka. nakwiga Ari umukobwa ngo okay ngasohoka uri gisabo so I'm not scared. Agiye kubona umukobwa arasohotse araje. seri Sobra nta kundi yakwisubira hose bajya gukompetinga. gukompetinga kuri bubahe neza Kuri bukubona neza kuri bwazi ibintu neza. I don't know niba yonyine cyo bari gukompetinga aho badeje. Umukobwa umugisha aramugira. Akajya amurusha akamurusha byose arabimurusha iyi si ntazigenda aramurusha iyi si iramugisaba umukobwa so wow undi mwiza arawininze waba udamugisaba yarawininze nyine ni umukobwa utagera hanze but still noneho umwami araza umushyiranga ngo you can't believe ko byagenze uno munsi ngo ni umwami buriya nyine yanze kumuhamagara crazy aravuga ngo okay ngo ubwo ejo ntazagenda nyine nzihisha uzongera umukobwa nasohoka nyine nanjye nzamubona kuko umukobwa nk'ejo haraza umukobwa arongera amubwira ngo ikindi gisaba nta kibazo cyo kaneka kinyanga kidakubura kitaboha n'ibyo ndavuga ngo gisohotse cyakoreshwa ndavuga ngo okay ngwino kiraza cyangeza umwami nawe yaciye inyuma ajya guhisha cya gisabo ajya guhita ajya guhisha cya gisabo cyo wa mukobwa yari arimo noneho b'abakobwa bombi aho bari bakora ibyo bari barimo bararangiza umukobwa agira ngo atahe asanga icyagiye n'ahandi warari umwami aramutera baramujyana baramugize umugore nta kundi nyine that's the end of the movie the story mu kinyarwanda bavuga ngo siyahera I would think nyine ngo barabanye baratunganira one mukobwa never went to die I don't know if she remembers she had a dad. No, Mugani, they leave all of those out. They just go straight to happy ending. How can story sama? Yeah, There's to training. Okay. Introduce yourself. Okay. Ndavuga ngo mwiriwe cyangwa muraho? Bravo. I mean, anyway. Mwiriwe, murakaza neza kuri channel yanjye.